Uyu munsi tugiye kureba ukuntu kwikinisha bitera umwako haba ku mugabo cyangwa ku mugore. Wabyirinda ute? Kwikinisha ku mpande zombi ni igihe abagabo n'abagore cyangwa se abantu babiri bari kwishimisha mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, buri wese akora ku mubiri we cyangwa ku wundi agamije kumva umunezero, ariko ntibibe ari imibonano mpuzabitsina yuzuye, iyo twakwita penetration. Mu magambo make, kwikinisha no kwishimisha hagati y'abantu babiri hatabayeho gukora imibonano mpuzabitsina yuzuye, cyangwa se kwikinisha uri wenyine wifashishije ibikoresho bitandukanye nk'uko turaza kubibona. None se kwikinisha bigira izihe ngaruka mbi? Ni nziza ku mugabo cyangwa ku bagore? Kwikinisha ni byiza cyangwa ku basore? Ingaruka nziza ku mugabo ni uko bigabanya stress, bikagabanya umuhangayiko, bigafasha umubiri kuruhuka no kumva umeze neza. Nanone kwikinisha bituma umuntu asinzira neza nyuma yo kwikinisha, bamwe bararuhuka bakabona ibitotsi byiza. Kumenya umubiri wawe bifasha kumenya icyagutera ibyishimo, bikazagufasha no mu mubano wawe kumenya igihe urangiriza. Nanone kwikinisha bigira akamaro mu kugabanya ibyago bya zimwe mu ndwara, harimo ubushakashatsi bwerekanye ko bishobora kugabanya ibyago bya zimwe mu ndwara zifata mu myanya ndangagitsina, harimo nka prostate, ya ndwara abantu barwara yo kubyimba amabya cyangwa se kubyimba igice cy'umwanya w'ibanga. Iyo bidakabirijwe rero, ingaruka mbi ziba ari uguterwa kugira akamenyero gukururwa no kwikinisha, ugashobora kubyiyumvamo bya hato na hato. Nanone kwikinisha bigushobora kugutera kunanirwa cyangwa se kubura imbaraga. Iyo ubikora cyane bishobora kugutesha ingufu, ukajya ubaho uri umuntu wazogobwe udafite imbaraga na gato. Nanone kwikinisha bishobora kugabanuka, hashobora kuba igikorwa cyo kugabanuka kw'inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina ya nyayo, aho bamwe batangira kutishimira umukunzi wabo ahubwo bakanezezwa no kwikinisha, ku buryo umuntu yaba yarashatse umugore cyangwa se umugabo akajya kumwita muri toilette akabanza akikinisha akabona kugaruka. Hari n'ababanza kwikinisha mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo babanze kumva umunezero wa mbere. Nanone kwikinisha bishobora guteza ibibazo byo mu mutwe nko kumva wiciriye urubanza, kwigirira isoni, cyangwa se icyo twakwita guilt bitewe n'imyemerere yawe. Nanone kwikinisha bishobora gutera gukoresha nabi imboro, icyo twakwita overstimulation, bishobora gutuma uyimenyera uburyo bumwe, bikazagira ingaruka ku mibonano mpuzabitsina isanzwe. Mu magambo make, kwikinisha ntabwo ari bibi, ariko iyo bikozwe mu rugero nibwo biba byiza, ariko iyo bikabirijwe bigira ingaruka mbi ku mubiri no mu bitekerezo byawe. Ndagira ngo mbanze basabe mubanze mukore subscribe, mbibutse gukora subscribe, mbibutse gukanda like, mbibutse no kwandika igitekerezo. Tugiye ku kibazo kivuga ngo ese kwikinisha byangiza urubyaro? Ku buryo umuntu wikinishije yabura urubyaro cyangwa akabyara umwana ufite ikibazo utameze neza bitewe no kwikinisha? Muri rusange igisubizo ni oya. Kwikinisha ku mugabo cyangwa se ku mugore ntibyangiza ubushobozi bwo kubyara iyo bikozwe mu rugero kandi mu buryo bwiza. Ku mugabo intanga, icyo twakwita sperm, zikomeza gukorwa buri gihe, ni ibisanzwe. Murabizi ko intanga z'umugabo zikorwa ari nyinshi cyane, umugabo agira intanga nyinshi cyane. Kwikinisha ntabwo bibuza umugabo kubyara habe na gato. Kwikinisha ntabwo ushobora gutuma umugabo abyara umwana ufite ikibazo cyangwa se atera intanga zifite ikibazo. Ku mugore rero ntabwo byangiza nyababyeyi, icyo twakwita ovaries, cyangwa se ubushobozi bwo gusama. Umugore cyangwa umukobwa utarashaka ashobora kubyara neza mu gihe kizaza, nubwo yaba yarikinishije mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko bishobora kugira ingaruka ryari? Bishobora kugira ingaruka iyo bikabirijwe cyane, bikaba nk'uburwayi, icyo twakwita addiction, gukururwa nabyo. Nanone iyo byangiza imyanya ndangagitsina nko kwikomeretsa wifashishije bya bikoresho ukoresha wikinisha. Iyo bigira nanone ingaruka ku mitekerereze, stress na guilt, icyo gihe bishobora kugira ingaruka ku buzima rusange, ariko ntabwo ari ukuvuga ko bihita byangiza urubyaro burundu. Mu magambo make, kwikinisha si ikibazo ku rubyaro niba bikozwe mu rugero, ahubwo ikibazo kiza iyo bikabirijwe cyane, iyo bikozwe nabi. Ugomba kugira uburyo wikinishamo. Ni ubuhe buryo bwiza bugezweho bwo kwikinisha? Uburyo bwiza bugezweho bwo kwikinisha nta buhari, nta nubwo hari amayeri mashya adasanzwe, ahubwo buhora ari bumwe. Nanone bushingira ku bintu by'ingenzi bikurikira. Ikintu cya mbere, kwiyitaho no kumenya umubiri wawe. Kumenya ibice by'umubiri wawe bikugeza ku munezero mu gihe uri kwikinisha. Nanone icyo twakwita sensation, nibyo bya mbere. Nanone ikintu cya kabiri, gukoresha ubwitonzi mu gihe wikoreshaho ibikoresho byifashishwa mu kwikinisha, na icyo twakwita gentle touch. Kwikinisha ntabwo ari ugukoresha ingufu, ahubwo ni ukwikoraho witonze buhoro buhoro, ugakurikirana uko wiyumva.
ukagenda ukurikirana ibyishimo byawe cyangwa se umunezero wawe. Icya gatatu, kwikinisha ni ukwita ku isuku y'ibyo wifashisha mu kwiha umunezero bitakwangiriza umubiri. Nanone ukabibika neza habugenewe ahantu hafite isuku. Isuku y'umubiri n'aho uri ni ingenzi cyane kugira ngo wirinde indwara, kuko umuntu wikinisha, abasirikare b'umubiri bacika intege, nanone bakacika imbaraga, bityo kwandura indwara zitandukanye bikoroha. Ikintu cya kane, gukoresha ibikoresho byabugenewe. Ku babyifuza, hari ibikoresho bigezweho bifasha abantu bamwe, icyo twita nka sex toy mwese murazizi, ni ibi by'ibikinisho bimeze nk'imboro z'abagabo. Nanone hari ibitsina by'abagore abantu bajya bagura bakabishyira mu nzu, bakajya babyifashisha, yataha yanyoye agacupa aho kugira ngo ajye gushaka umukobwa, kugura umukobwa agahita ataha akarongora cya gikinisho cye. Ariko ntabwo ari ngombwa ku muntu wese. Kwirinda nanone kubikabiriza iyo bikorwa cyane bishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe no ku mibanire. Mu magambo make, uburyo bugezweho ni ukwiyumva, kwitwararika no kubikora mu rugero no mu bwitonzi. None se kwikinisha byatangiye mu wuhe mwaka? Byatangijwe n'uwitwa nde? Mu magambo make kandi asobanutse, kwikinisha ntibyigeze bitangizwa n'umuntu runaka cyangwa se mwaka runaka. Kwikinisha ni imyitwarire karemano, icyo twakwita natural behavior, yabayeho kuva kera cyane mu mateka y'abantu, ndetse no mu nyamaswa zimwe na zimwe byabagaho ko zikinisha, bivuze ko ari ikintu kiri mu buzima busanzwe bw'ibinyabuzima. Mu mateka ya kera, nko mu bihe bya ancient Egypt cyangwa se ancient Greek, hari inyandiko zimwe n'ibimenyetso bigaragaza ko abantu bari basanzwe babizi kandi bakabivugaho. Iyo uhagiye uhasanga inyandiko zandikishijwe ku mabuye, ndetse na bimwe mu bishushanyo ushobora kubona ukuntu biteye nk'abantu bafite ibikoresho byo kwifashisha mu munezero w'umubiri. Ariko uko imyaka yagiye ishira, imico n'imyemerere nk'idini n'umuco byagiye bihindura uko abantu babibona. Bamwe bakabifata nk'ibisanzwe, abandi bakabifata nabi. None se Bibiliya ivuga iki ku bijyanye no kwikinisha? Bibiliya ntivuga ijambo ku ijambo kwikinisha, none nta murongo uvuga neza ngo kwikinisha ni iki, cyangwa ngo birabujijwe mu buryo busobanutse. Ariko hari amahame ivuga ajyanye nabyo, cyane cyane nko kwirinda irari, ibitekerezo by'ubusambanyi. Muri Bibiliya, muri Matayo 5:28 havuga ko kureba umuntu ukamwifuza mu mutima nabyo ari icyaha. Ibi bituma bamwe bavuga ko kwikinisha bijyana n'ibitekerezo by'ubusambanyi. Nanone Bibiliya ikongera ko hagomba kuba kwirinda ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Bakorinto ba mbere 6:18 Bibiliya ishishikariza abantu guhunga ubusambanyi. Wajya none ku kintu cyitwa kugenzura umubiri wawe, aribyo bigaragara mu Matesalonike 3:3-5. Bibiliya ikavuga ko umuntu agomba kugenzura irari rye, ndetse kandi no kubaho mu kwezwa. Ibi bisobanura ko abakristo benshi bagomba kwemera ko nubwo Bibiliya itabivuga mu buryo butaziguye, ishishikariza kwirinda ibitekerezo n'ibikorwa bijyanye n'irari rikabije. Mu magambo make, Bibiliya ntiyigeze ivuga kwikinisha mu buryo butaziguye, ariko itanga amahame yo kwirinda irari no kugenzura umubiri wawe. None se umugabo yakwikinisha kandi yarashatse, cyangwa umugore yatunga ibikoresho byo kwikinisha mu ibanga kandi yarashatse? Mu magambo make, birashoboka kubikora, ariko ntabwo ari byo byiza kurusha gukora imibonano mpuzabitsina bisanzwe mu buryo bwabigenewe. Impamvu bishobora guteza ikibazo rero kwikinisha mu bashakanye, habaho kubura kwizerana, icyo twakwita trust. Iyo umwe abikora mu ibanga, undi ashobora kumva ari nk'aho ahishwe cyangwa se nk'aho nta kintu amaze. Nanone kugabanya ubusabane bw'abashakanye. Urukundo n'imibonano cyangwa se kuryamana hagati y'abashakanye nibyo byagakwiye kuba, ndetse no kubahwa hagati yabo. Ntabwo ari buri wese ukwiye kubikorera undi muntu. Iyo ugiye kwikinisha kandi ufite uwo mwashakanye, ni nk'aho ubusambanyi, ni nk'aho umuciye inyuma. Nanone ikibazo kigomba kuba ni ukugereranya cyangwa se kwiyumvamo ko utanyuze undi, bikaba bishobora gutuma umwe yumva atagihagije ku wundi. Ese hari aho bishobora kutaba ikibazo? Harahari. Iyo bitavuganiweho neza n'abashakanye bombi biba ikibazo. Iyo nta gushishanya kurimo, iyo bitabangamira ubusabane bwabo, nta kibazo. Ariko ibi bisaba ubwumvikane n'ubwubahane bukomeye. Ku bijyanye n'inyigisho za Bibiliya, nk'uko twabibonye muri Bibiliya, ishishikariza ubudahemuka, kwezwa no kwirinda irari rikabije, kandi igashyira imbere ko abashakanye bagomba kunyurwa hagati yabo. Mu Bakorinto ba mbere 7:3-5 havuga ko hatanga inama nziza ku bashakanye, havuga ngo muganire ku byo mukeneye mu rukundo, mwubake ubusabane aho kwikinisha, irinde icyatuma mutagandukirana,
mu marangamutima shyiraho imbere uwo mwashakanye kurusha ibindi. None se mu buriri bw'abashakanye ni ubuhe buryo bwo guhuza urugwiro cyangwa se kuryamana bwo gukora imibonano mpuzabitsina bwemewe n'ubutemewe? Iki kibazo ngiye gusubiza kirimo ibintu bibiri by'ingenzi, harimo ubuzima bw'abashakanye ndetse n'imyemerere, cyane cyane bugamiye kuri Bibiliya. Reka tugisubize mu buryo bworoshye. Mu magambo make, uburyo bwemewe ni ubufasha bwo kuri bombi mu rukundo, nanone bwubaka kandi bwemeranyijweho. Ubutemeranywe ni uburimo agahato, kubura icyubahiro cyangwa se kunyuranya n'indangagaciro zanyu. Hari igihe umuntu aba avuga ati, umugabo ashobora kuvuga ngo ntabwo nzigera nkora uduposteri tumwe tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga, akajya akora akaposteri kamwe akavuga ngo garama, hanyuma rero agatajya mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, bakaba bazi yuko kujya mu bindi ari igikorwa kitarimo indangagaciro. Ibyo umugore n'umugabo nibo babyumvikanaho. Uburyo bwemewe rero bwiza mu bashakanye ni ukuba mwarabyemeranyijweho mwembi, nanone nta gahato, buri wese abyemera ku bushake. Kubahana no kwitanaho, nta gukoresha undi nk'igikoresho, ahubwo ari urukundo. Nanone mugomba kugira ikintu cyitwa kuganira ku byo mukeneye no kuvugana ku byishimo byanyu bituma mubona ibyo mwishimiranye mwembi. Nanone mugomba kwirinda ikibangamira ubuzima cyangwa se umutekano w'umubano wanyu. Ibintu byose byashyira ubuzima mu kaga ntibyemewe. Gushyira imbere urukundo n'ubwizerane si ugushaka kwinezeza gusa, ahubwo ni ukunezeza mugenzi wawe cyangwa se gushaka ibyishimo by'umubano wanyu. Uburyo butemewe rero cyangwa se bushobora guteza ikibazo ni agahato, ko nta muntu ugomba gukora imibonano mpuzabitsina atabishaka. Ibikorwa bibabaza cyangwa se byangiza umubiri, byangiza ubuzima, ntabwo ari byiza. Kubikora mu ibanga ririmo kubeshya cyangwa se ubuhemu, nko gushaka ibyishimo hanze y'uwo mwashakanye, nabyo ni amakosa. Ibinyuranye n'indangagaciro zanyu ni amakosa. Ibyo muteranyemeranyaho bishobora kubazanira amakimbirane mu rugo. Ku bijyanye na Bibiliya rero, muri Bibiliya ishyira imbere abashakanye ko bagomba kunyurwa hagati yabo, nanone igashishikariza kubahana no kwirinda ibikorwa by'ubusambanyi, ariko ntabwo birisobanura uburyo bwihariye bwo kubikora mu buryo burambuye. Umwanzuro, icy'ingenzi si uburyo, ahubwo ni uko mwemeranya, mwubahana, mubikora mu rukundo, ndetse kandi mukabikora bitangiza ubuzima cyangwa se urushako. None se kuki abagabo bamwe na bamwe cyangwa abagore bamwe bahisha abashakanye ko batanyurwa mu mubiri bakajya gushaka umunezero ahandi wo kuba bakifasha abandi bakunze ku ruhande? Iki ni ikibazo kibaho cyane mu bashakanye, kandi benshi baca inyuma y'abo bashakanye bakajya gushaka umunezero ku bandi baba barabigize umwuga, aho umwe mu bashakanye ashobora kuba atagukorera bimwe, wagera hanze undi kubera ko nta soni aba afite akabigukorera, akagukoresha uduposteri, ukavayo unyuzwe, ukavuga ngo mu rugo ntacyo bimaze. Kuki bamwe babihisha? Benshi babihisha kubera ubwoba no kwanga kubabaza uwo bashakanye, kubera ko iyo yabimenye biramubabaza, kandi wabimuganiriza nabwo bikabimubabaza. Benshi bahitamo iyo nzira yo kubikora mu ibanga. Nanone hari abantu batamenyereye kuvuga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ku buryo udashobora kuganiriza uwo mwashakanye imibonano mpuzabitsina. Nanone ashobora kubyumva ariko ntamenye uko abishyira mu magambo. Ushobora kumubwira uti ngewe nkunda ibi, ariko ntamenye uko yabishyira mu bikorwa. Abandi bumva ko kubivuga byateza intonganya cyangwa ikibazo gikomeye mu rugo, bagahitamo kujya kubikorerwa na bamwe muri babandi babigurisha. Kuki bajya gushakira ahandi rero? Bajya gushaka ahandi bashaka ibyishimo babuze mu rugo. Iyo umuntu atanyuzwe n'umubano wo mu rugo, ashobora gushaka ahandi yabona uwo munezero kugira ngo yumve anyuzwe. Nanone bishobora guterwa n'irari ry'ibishuko byo hanze. Iyo umuntu atitwararitse, ashobora kugwa mu bishuko. Kubura ubusabane bwimbitse, icyo twakwita emotional connection, ntabwo ari imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo mu rukundo n'itumanaho riba ari ingenzi. Kutamenya agaciro ko kuganira mbere yo gufata icyemezo kibi, bamwe bibagiraho ingaruka kubera ko bihutira gukora amakosa aho gushaka igisubizo mu rugo. Icyo byangiza rero bituma habaho ubuhemu, bigasenya icyizere, nanone bishobora gusenya urugo burundu. Inama y'ingenzi rero ni ukuganira kuri buri kantu kose. Niyo ntambwe ya mbere yo gukemura ikibazo. Kumva no kwita kuri mugenzi wawe, kumva icyo akeneye no kugerageza kugihaza. Niba ari irari rye ry'ibitsina ukarihaza, gushakira ibisubizo hamwe, nko kuganira, kwigira hamwe, cyangwa se gushaka inama ku bantu babigize umwuga. Nanone aho nakubwira ko abenshi babihisha kubera ubwoba, ntago ari ubundi bugome.
ni ukubera ubwoba n'isoni, hanyuma bagakora amakosa yo gushakira umunezero hanze aho gukemura ikibazo mu rugo. None rero tugana ku musozo, ubutumwa bugufi ku bantu bikinisha cyangwa se ku baca inyuma abo bashakanye bakajya gushaka umunezero w'imibonano mpuzabitsina ahandi, bukubiyemo n'umuburo wo kwandura indwara ziturutse mu gushyira imbere ibikorwa byo gushimisha umubiri. Ubutumwa bugufi ni ugushaka umunezero w'umubiri mu buryo butandukanye n'ubwo mwemeranyijweho mu rushako cyangwa se kwishora mu bikorwa byo guca inyuma uwo mwashakanye, bishobora gusenya icyizere, urukundo n'amahoro y'urugo. Ahubwo rero byaba byiza mushyize imbere kuganira ku bantu no gushakira umuti w'ikibazo hamwe. Nanone byakwanga mukifashisha babigize umwuga. Nanone kwishora mu mibonano mpuzabitsina idatekanye bishobora gutera kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bikangiza mu buzima bw'umuntu n'umuryango we muri rusange. Ubutumwa rero ni uko umunezero w'ukuri, umunezero udakemangwa, utubakwa n'igihe gito cy'amarangamutima, ahubwo uturuka ku kwizerana, ubudahemuka n'urukundo rwubaka urugo hagati y'abashakanye. Mukore subscribe, mukande like, ndetse kandi musharinga kino kiganiro. Ese ni ikihe kintu kigushimishije? Ese ujya wikinisha? Ese wasanze kwikinisha ari byiza? Nimba wasanze ari byiza bitubwire muri comment. Ese wasanze ari bibi? Nimba ari bibi bitubwire muri comment. Ese urabyihannye? Nimba ubyihannye bitubwire muri comment.